Aha, ndabasuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel, mbahaye ikaze kuri Flash TV. Kuri kamera ndi kumwe na Odifax mwenyewe. Niwe turi kumwe. Hanyuma nje kukubwira ko tuje muri cya kiganiro cyitwa Flash mu baturage, kiganiro giterwa inkunga na RTB. Narakubwiye ngo uyu mwaka ngiye nawe dufite intego yo kuzava ku rwego rumwe tukagera ku rundi, tugatera imbere kuri rwa rwego utabasha kwiyumvisha. Niko njya ngubwira, uyu mwaka ngiye mfite intego yo kuzasoza mfite amafaranga. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe ababwiye ngo turi muri cya gihe cy'ikoranabuhanga, ndicyo mbabwira. Ubu ngubu rero tugiye kwiga ikoranabuhanga, tugiye kwiga uburyo igikoresho cyawe cya electronique ushobora kukirinda, ukirinda gutakaza amafaranga uko wiboneye. Ni gute utakaza amafaranga kandi hari ubumenyi ukwiye kuba ufite. Hanyuma imashini irakoze manye, none ibintu birakugoye, uri mu rugo kandi hari umuntu wakabaye kwigisha. Hari n'utundi tuntu nabonye mujya mufata imashini zanyu mukazikoresha mwashyize kuri matera, hanyuma imashini yawe gashyuha, ukajya kubona imashini yawe irazimye. Ibyo ni ibintu wakabaye wirinda. Uyu munsi turi kumwe na mwarimu Thank you, niba uri buze kutubwira utwo tuntu twose. Hanyuma kandi akora ibijyanye nyine n'imashini, byose arabyigisha, akakwigisha uburyo urinda imashini yawe, akakwigisha uburyo telefone yawe ushobora kuyirinda imyaka n'imyandiko ukazayitunga, pana kwirirwa gutakaza amafaranga ugura telefone buri munsi cyangwa se imashini buri munsi. Hanyuma rero ndakubwira ngo iki kiganiro giterwa inkunga na RTB cyangwa se Rwanda TVET Board. Rubyiruko rwacu, kuki wategereza abaguha akazi kandi ushobora kukihangira? Tekereza kwiga umwuga uyu munsi, ubundi ukazasoza ubasha gukorera amafaranga mu buryo bwihuse. Tangira ukorera amafaranga ukiri ku ntebe y'ishuri. Nta muntu ugikorera amafaranga ari uko amaze imyaka 6 cyangwa se 10 n'ingahe akiri ku ntebe y'ishuri. Wapi usigaye ukorera amafaranga ukiri ku ntebe y'ishuri. Ibyo nta kundi wabigeraho rero usibye kujya kwiga imyuga technique n'ubumenyi ngiro muri RTB cyangwa se Rwanda TVET Board, akaba aribo bagufasha muri ibyo bintu. Ni nabo turi kumwe. Hanyuma rero reka tujye kureba mwarimu Thank you, ubundi atwigisha ibijyanye n'iryo koranabuhanga n'uburyo twarinda ibikoresho byacu. So mbere yo kugira ngo ubone amafaranga, donc biguhereza ubumenyi, ubushobozi bwo kuvuga ngo reka nihangire umurimo. So kuko ufite ubumenyi, guhanga umurimo biraza kugushaka kuko ufite ikiri guheraho. Ariko kuvuga ngo uraza kubona amafaranga utari guhera ku cyuzi, icyo kintu kiraza kuba kigoye. Yego. So inama rero nagira urubyiruko muri rusange nuko nta mpamvu zo gupfobya umurimo wari wo wose na gatoya. Amplis uyu nguyu wa technique, kuko hari abantu bagiye bangiriza wenda izina ryawo, bagafata umutekinisiye nk'umuntu nyine wo kwangiriza ibintu, wo gutuburira abantu akababeshya, bitewe nuko hari ababikora batabizi. Ariko mu by'ukuri ni ibintu wiga, waba ubizi, bakakugana ugakora kandi ukabona amafaranga. Yego. So inama rero ni wisuzugura akazi akariko kose, wisuzugura technique, ahubwo gana ahakwiriye wige, baguha ubumenyi, nurangiza ubihereho ubibyaza amafaranga. Ariko uravuga ko umuntu agomba kujya kwiga, igishoro nta cy'urubyiruko rufite, bararira bavuga ati se nta gishoro dufite, ibintu birahenda, ndajya kubyiga, nzaza mbyapurikire, amafaranga nzayakura. Ese icyambere ni igishoro all? Wenda ushaka mvuge ngo kuba icyambere ari igishoro cyangwa se ubumenyi? Yego, wowe urabyandirisinga nka mwarimu urimo kugira inama umunyeshuri. Ese ngiye nshaka kwiga ibi bintu, nkeneye amafaranga yo kuzabyiga, nimbirangiza se nzajya kubikorera ko mbega nyine nta mashini yo gutangiraho mfite, ngihorere ko nta gishoro mfite? Ku kintu baje kizamo igishoro, reka wenda ngira icyo nkivugaho. Kuza kwiga ibi bintu urishyura. Ntabwo nyine ubyiga for free, ugomba kwishyura. So aho uri buze gukura amafaranga, aho ngaho ntabwo nshobora kuvuga ngo wenda ngo reka nkubwire ngo genda uyakura aha n'aha. Byasaba ko opportunity yose ushobora kubona ari support ushobora gukura ku bantu bawe, either ababyeyi cyangwa se inshuti. Iyo support ukayibyaza umusaruro, aho kugira wenda ajye gupfa ubusa yajyana mu bindi, ahubwo ukavuga ngo ndi kubona ari makeya, reka ndebe ko nagana aho nkuru ubushobozi, aho nakura ubumenyi. So ubumenyi wamaze kububona, iyo niyo ntambwe ya mbere ubuteye ishobora gutuma none ubona naho byapurika. Ariko no kuvuga ngo nta bumenyi mfite, nta kiri buze kwaplika gishaka kuguhereza amafaranga. Yego.
impamvu narenzanyemo igishoro hari umuntu uri kuvuga ngo nkeneye miliyoni 10 kugira ngo nanjye mere nka mwarimu, nkeneye miliyoni 20, havuga ati mu rugo bampaye miliyoni imwe ngo ngire icyo nkora, nsubiye miliyoni ndayikoresha iki, miliyoni 2 se ndaza kuzikoresha iki, nyine akareba gasanga nta kintu byari cyo gukora. Kandi nawe urebye ukuntu hanze aha hameze, miliyoni se wayikoresha iki? Wa mugani wawe, wa mugani nako wanjye wowe ndimo kukubeshyira kuko nta gisubizo uraduha. Umuntu akareba agahita avuga ati mu miliyoni ni menshi. Ubundi bisaba abyamirenge kugira ngo umuntu yigwe iyi myuga ya tekinike, cyane cyane uyu nguyu wo gukora imashini, gukora firigo, niba hari ababikora ibyo bintu bya tekinike byose bisaba ubushobozi bwinshi bya mirenge. Wa mugani ku ntenyo, umugani w'ababyeyi bacu, kugira ngo umuntu abe yabyiga. Ku kintu kijyana n'ubushobozi kuvuga ngo bisaba amafaranga menshi, ubushobozi bwinshi cyangwa bukeya, reka wenda mbe direct nko kuri twebwe. Yego. Ushobora kuza nk'iwacu kwiga ukavuga ngo ntabwo ndi buze gufata isomo ryose wenda kuko rirahenze, ariko nshobora gufata mu byiciro ngahera kujyo nshobora kwishyura wenda kuko guhera ku 1,100 ushobora kwiga. 1,100 ntabwo ari amafaranga makeya, ndagira ngo iki kintu nya address. Yego. Aba makeya bitewe na n'uyafite ni amafaranga menshi, ariko none ntabwo biri buze gutuma tureka kuyavugaho. Yego. So ni amafaranga ushobora guheraho ukagenda ukagira ibyo wiga. Nko muri programs dufite ushobora guhitamo ikintu gitoya gifite bije nk'ibihumbi 100 in case abonetse. Ntabwo ndi kuvuga ko ari makeya, ndi guhera kuri kuyifatizo kebwe duheraho. Ubwo bumenyi ukabanza ukabugira. So ubwo bumenyi wamaze kubugira, iyo niyo ntambwe nemera ko wamaze kugira ubumenyi, ububonye intambwe waheraho uyibyaza amafaranga, kuruta kuvuga ngo nta ntambwe nimwe uteye yo kugira ngo ugire n'ubumenyi none ubone n'amafaranga aza kandi nta ubumenyi ufite. Yego. So none ku kintu cyane no kuba wenda ngo urubyiruko kuvuga ngo ugomba gutangira business ufite miliyoni 100, miliyoni 10, nuhita nk'umushinga uhenze nyine ubwo bizasaba ko ufite amafaranga menshi. Ariko ushobora gutangira umushinga utari kuri bije yo hejuru cyane izo miliyoni 10 ukawuheraho uzamuka. Kuko tujye dufite ingero z'abantu benshi baduha ubuhamya, natangiye mu buhinzi, ndi umworozi, nagiye mpera ku mafaranga makeya ndakora ndazamuka, ariko wanabonye ubushobozi repairing room kuyigira ntabwo bisanga ufite miliyoni 10, miliyoni 100. Hari ibikoresho dukoresha hano mu gukora repair ushaka kukigura 50. Sindi kuvuga kandi amafaranga makeya, iki kintu buri wese acyumve neza. 50 ni amafaranga menshi, n'ibihumbi 10 ni amafaranga menshi, ariko ndi kugerageza kugira ndeba minimum possible ways ushobora kugira gute gutangira. So hari igikoresho tuba dufite ukabakigura 50. Urumva ko birasaba kuhera ku bumenyi. N'ubu ufite ubumenyi biraza gutuma uvuga ngo nshobora kugura iki gikoresho cy'50 nkakira abo nshoboye. Abo ntashoboye ubwo sindagera ku rwego rwo kubakira. Wenda urwo rugendo ruzamfasha kugenda nzamuka. Ariko nuramuka ufasha urwo rugendo ukarubara mu gihe ngo ndashaka ko mbigeraho mu minsi mu kwezi kumwe, kuko ejo ndaribwo ntangiye kubona mwarimu cyangwa se abandi baba bari kuvuga batanga ubuhamya, icyo gihe uzaba uri gukora ikosa kuko ngiye maze imyaka irenga 10 ndi muri ibi. So kandi ntabwo natangiye nshobora kuba ngo reka njyaho nigisha abantu for free. Oya, ntabwo ariko natangiye. So natangiye n'igiceri cy'ijana n'igiceri cya 500 nkikoresha. So sindivuge ngo natangiriye kuraya kuko nge natangiriye ku bumenyi, kuko nize nagize amahirwe yo kwiga muri kaminuza nkuru y'igihugu. So ayo mahirwe rero nyagize mbona ubwo bumenyi, maze kwiga ngiye hanze ku isoko ngerageza kugena nigera abahanga kundusha, unyatse make yakanyigisha, ngenda ngira izo training, ngera no ku rwego rwo gufata izindi training zishyurwa amafaranga afatika kuko byafataga igihe. So rero mwuko kugira gufata kureka icyo gihe ubwacyo nibyo byagiye bituma n'ubumenyi ngenda mufite, kandi n'ubu ndacyari kwiga. So ntabwo ushobora guhita ngo reka mpite nisumbukuruza ndebe umuntu ndenzeho cyane ngo kandi migereho mu gihe gitoya, ntabwo ari byo. Namureberaho nkamufatiraho urugero, ariko nkareka igihe nyine mu gukoresha imbaraga kwanjye niyo process bifata ups and down ziba zihari, nkazagera ubwo mbasha kumugeraho, ariko ngenda niga buri munsi. So ku kintu rero kijyanye mpise nkivugaho mu buryo buri clear, kugira ngo wahera ngo ku mafaranga kugira ngo utangire projet runaka, nufata projet ihenze ugashaka no guhitishira mu bikorwa mu gihe gitoya izaguhenda. Ariko nufata ihenze ukareba steps zose zisabwa, uzareba wenda ibyiciro bigiye bihari,
nubwo buri cyiciro amafaranga aba ari menshi ariko si ku rwego no kuba vuga ngo reka uhite ubifata ubishyire mu bikorwa byose nk'ikintu cyarimwe uko ari kinini. Ntabwo nzi neza niba ngusubije ariko ntekereza ko ni mwubwo buryo nagusubizamo. Byanze bikunze igisubizo kirimo. Ntago ukwiye kuvuga ngo ikibazo ngeze n'iki gishoro kubera ko umuntu amafaranga aba menshi bitewe n'umushinga ashaka gukora. Numva ari ubwo buryo kabisa nicyo gisubizo uduhaye. Hanyuma tugenda tugana ku musozo. Leta ihora itanga amahirwe buri munsi ikabwira abantu ibyo gukora, ikababwira ati mwebwe hano hari amahirwe menshi. Ubwo ndimo kubwira abantu badukurikiye ayo mahirwe ku bantu wenda mufite ikibazo cy'igishoro aricyo mwumva ari ikibazo gikomeye cyane, muzajye mukurikira ayo mahirwe murebe ko yabageraho namwe. Turacyari kuri Flash TV rero, turimo kuganira n'umuvandimwe mwarimu wigisha ibijyanye na tekinike, wigisha ibijyanye no gukora computer, wigisha ibijyanye no gukora telefone, akabikwigisha ariko mu buryo butandukanye nuko abandi babikwigisha. Uyu munsi icyo akubwira nuko utangiriza amafaranga. We nicyo kintu akwigisha, ntago azakubwira ngo kanika, ubwo byo gukanika nabyo ni yaba ari kwigishe, ubwo muzabiganira ku ruhande. Ariko we yibanda ku kintu kiri bukubyarire umusaruro, kiri butuma udatakaza amafaranga. Computer yawe ni ibikiri buyirinde, telefone yawe ni ibikiri buyirinde, akakwigisha ukuntu birinda impanuka. Ibyo byose rero akunda kubikora abicishije ku mbuga nkoranyambaga ze, yagiye azivuga kenshi ngira ngo mwazumvishe. Ubwo rero mwebwe icyo mbabwira mujye kwiga, nutiga nta kintu uzageraho my dear friend. Uyu mwaka uzagira amezi 10 nangahe? Amezi 12. Kwa mbere kwagiye intego wari ufite kwa yeri mu kwezi kwa mbere zamaze kuvaho, yagiye. Ntabwo rero bikiri kugusaba ubushobozi bwinshi ngurinde kugira icyo ukora. Sinzi niba urimo kumva icyo kintu umugani wa muhungu. You get the point. Nizere ko mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu mu buryo bwiza. Hanyuma ubutumwa muri rusange mwarimu ugenera abantu, niba unatubwira na service hano utanga zose ukazisorezaho. Hanyuma ubu ngubu ndabizi ko abantu badukurikiye barimo kuvuga ngese kagiye yavugiye atavuze nimero ye ngo tumugane, wenda ikingenzi uko bakugana cyangwa tumugisha inama. Ibyo byose barimo kubitekereza. Ubwo uratubwira, uratanga ubutumwa, utubwire service wumva niba ubishaka utanga, and then uze gusoza ubabwira na nimero bakugisha inama cyangwa se ubaye n'ubufasha runaka mu gihe byaba ngombwa. Icyo navuga nabwira abantu muri rusange, nge ndibanda cyane ku byo nkora, ku byo nshoboye. Nge ndi open source iba ihari buri munsi saa moya za nijoro. Buri munsi saa moya mba ndi live, mba ndimo ndakora live repair, nigisha nanagira inama abantu bose bakoresha ibikoresho bya IT, harimo computer n'amatelefoni nkuko nagiye mbivuga, n'amaprojector n'amaprinter. Buri wese ikibazo azanye ndamwakira kandi nkamufasha, nkanamugira inama. Icyo mangamije nuko hari ibintu dakwiye gukomeza gutaha amafaranga kandi ubwo ari ubumenyi wagira utari mu IT, utarize IT, yewe iyo career nta niyuziho, ariko gusa ukoresha computer cyangwa telefone nkakugira inama kugira ngo ngabanye risk ndetse n'itangwa ry'amafaranga atakaba yatakara mu gihe ubwo bumenyi nayo makuru uyafite. So ikindi ni cya service, ikintu cye na service ntanga ubundi nkora mu kigo cyitwa Dolphix Group. Ni ikigo gikorera hano muri Shike, mu nyubako ya Shike, muri floor ya 2, ni umuryango wa F023B. Ni ikigo kimaze imyaka irenga 10 kirimo kiratanga izi service. Service ni supply na maintenance y'ibikoresho bya electronics. Dukora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. So guhera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 2 za nijoro, nge na team yanjye tuba turimo turakora maintenance, tunakora supply, ducuruza. So iyo saa moya zigeze ngewe ibyo nakoraga mpita nza nkabikomereza hano kuri live, mfasha buri muntu wese. So ndi open source, buri muntu wese n'utarubizi yasacinga thank 737 ndaza kukwera uko byandika ku buryo ushobora kubishyira buri wese akabasha kubisoma. Ni thank nkuri gushimira thank you, thank 737, cyangwa ukabanahamagara kuri nimero cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp ya 0783988546. So 0783988546.
98 5 4 6. So buri muntu wese rero ndamukangurira kugira ngo aze, kuko nge nezezwa niyo ndi kubona ndi gutanga ubutumwa ku bantu benshi. Niba ndi live nkabona comment zabaye nyinshi, abantu bariho ni benshi, babigaragaza ko ubutumwa buri kugera kuri benshi, kandi na za risk ndi kugenda nshaka nifuza ko zigabanuka, na ryatakaza ry'amafaranga bya hato na hato yako bigabanuka, mba mbona ko biri kugera ku bantu benshi. So rero kandi ndi open ku muntu wari we wese wakifuza kuza ngo dukomezanye urugendo rwo kugabanya cyane cyane ibyo ndimo, of course, kugabanya izi risk ndetse n'itakara ry'amafaranga, kurinda amafaranga, ndetse no kubuza abantu amakosa bagomba kwirinda gukora, nkayo nagengerageza kuvuga mu biganiro byatambutse twavuganye, kugerageza kurinda abantu gukora amakosa atuma batakaza amafaranga menshi. So rero ndi open ku bibazo, ndi open ku muntu wese wagira contribution yo kuvuga ngo reka uyu muntu bimenyekane ko hari abantu ashobora kuba yafasha. Yego. So rero ni karibu mbahaye ikaze. Iby'inama numva twabivuzeho, bimwe mu byo dukora numva twabivuzeho. Icyo nakora no gushimira Flash TV kubera ko nibo babonye ibyo nkora, baravuga ngo reka tukwegere uyu muntu, mbona ko nanjye ndi urubyiruko, noneho twumve niba mu biganiro ducishaho muri programu yanyu ya buri mugoroba mwambye kari 2:00, reka tumusatire turebe mu by'ukuri hari mu bantu badukurikira, kuko ndabizi kikurikirwa n'abantu benshi. Yego. Nanjye ndimo ndayikurikira. So mu bantu badukurikira hari umuntu utaza aya makuru ku buryo byamufasha n'icyo gihumbi ntakagitakaze, none ikibazo si amafaranga gusa, ahubwo n'uwo mwanya nawo ntawutakaze. Rero ntabwo nabura kubashimira. Yego. Ndabashimira nkanjye izi byose, thank you. Kandi ikindi ngashimira nkabashimira nka timu muri rusange, kuko barabizi ko iki kiganiro gihari, kandi ntabwo tunezezwa cyane no kubona dufite abantu bavuga ngo nkandaka wamubaza ukumva yavuye Nyamagabe, kandi ari ibintu bari kumubwira kuri telefone ngo kora ibi nibi, urwo rugendo ntarwice n'icyo gihe. So rero ndabashimira cyane. Ndabashimira, kandi twizeye ko ubutumwa mutanga n'urubyiruko mukomeza kugenda muganiriza hari impact ifatika bigira, kandi bifite n'uburyo bifasha muri gahunda za leta. Murakoze. Hanyuma rero urakoze cyane, turagushimiye natwe umwanya wose waduhaye, wakoze cyane. Thank you umugani w'izina ryawe. Yego. Ni naha dusoreje ikiganiro Flash mu baturage, ikiganiro twishimira kuba mwakurikiye. Ngi nitwa Itangishaka Emmanuel, kuri kamera narindi kumwe na Audifax. Hanyuma mukomeze muryoherwe na gahunda za radio na televiziyo Flash. Ariko mbere gato, mbere yuko ngenda, reka mbanze nkubwire nk'ubutumwa rubyiruko rwacu, kuki wategereza abaguha akazi kandi ushobora kukihangira. Tekereza kwiga uyu munsi umwuga ugasoza utangira kwikorera, utangira kubona amafaranga. Hanyuma kandi hari ibintu byinshi wiga ugatangira gukora amafaranga ukiri ku ntebe y'ishuri. Hanyuma kandi ikindi nkubwira, nyarukira muri Rwanda, nyarukira muri TVET ujye kwiga ibijyanye n'iterambere ry'ubukungu bw'igihugu cyacu, nk'ubwubatsi, ikoranabuhanga rya mudasobwa, ibijyanye na tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, n'ubundi bimwe twari turiho byo gutekinika amamashini n'ibindi ukoresheje ikoranabuhanga rigezweho. Hanyuma kandi nyaruka wige iby'amahoteli n'ubukerarugendo, nyaruka wige ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, nyaboneka ubundi ejo hawe hazagushimire amahitamo waba warakoze. Rwanda TVET Board barakubwira ngo ejo h'igihugu cyacu niwe hashingiyeho, ejo h'igihugu cyacu iterambere riri kuri wowe. Wowe shyiramo imbaraga uyu munsi wige, ubundi uve ku rwego rumwe wisange ku rundi. Ntabwo dukeneye ba bantu bazajya basaba mu gihe kizaza, ahubwo dukeneye ba bantu bazajya bakora iki, bazajya ahubwo batanga, ba provider. Ntabwo dushaka ba bandi bazakolonizwa n'abandi. Wowe utangira uhanga imirimo, uhange nako amaso ahandi. Hanga umurimo izi saha ubikesheje kwiga. Uyu munsi twari twatembereye kwa Thank you, ariko nawe mu mwaka ukurikiyeho twazaza kukureba wowe, ahubwo tubwira ngo kubwa Thank you navuye kuri uru rwego ngera ku rundi. Rwanda TVET Board nibo bari kumwe natwe, hanyuma twari turi kumwe na Flash TV. Audifax wakoze cyane, gahunda zose za Flash TV mureke zikomeza.